naba nawe wigiriye Imana usanga inzira zarahawe z'amashuri akusha mugani agakani nkora ubigoheje nimba nkora akazi kanga kuza nkabona icupa rigari uko nabaye mu cyaro ndaho ngaho abantu babishigarira babaho neza n'ukuri kuko iri cupa narirukaga rero none ubu ngubu amezi 3 ndamara i Kigali ndi kurinywa nta kibazo mfite ariko ubu ngubu abantu bagira imana umuntu wandangiye akakariza baza bugurire nawe icupa baje yumva uko bimeze ariko ubu wa mugani nimwirukana n'abantu bo mu cyaro iwacu wabahamagara nkumva uko bamezera shaka amabagare wa mwana twariranwe sha ariko reka vuga ubu ndazi neza nagezeho bamubwira uko bimeze ntabwo ibintu nabyihererana nawe nibiba ngombwa muzana akazi k'ubuzamu ariko se nawe ntukwicara bazaziduka ukwezi gushira kandi bakuyoresha igitiyo arifasha aka ni akazi mbamuroga hanyuma reka tuhagaruka bitewe amakuru yo mu cyaro ngiye kuba byaje gukunda urumva ko kubwo ngubwo hari ikintu ubwo ngubwo ntakumarira wajya umbwira ikibazo ufite ko uba waritegekeye cyane byarakunze isuka yaje kuguhiga rero reka nkubwire ukuntu bimeze ngiye kuguhamagara nabuze ino i Kigali ureke kubera ingegero aho ngaho ariko urumva wowe uzaguma ku isuka bikazakumara nk'ubu mu bihumbi 150 urumva ku munsi nawe ko mbarirwa ku munsi ubu pe zoga naraziretse ntabwo ari ugusinda ahubwo ni ukubera nyine ko mba maze kumera neza ese umuntu wasinze yibuka guhamagara umuntu w'iwabo umuntu wasinze ikintu kimukwereka ukazahura nawe kandi atavuga ari kugwirirana ukuntu uvuga ntabwo nawe rwose uranyobewe ukuntu twakuranye nose ijwi ryanjye n'urizi n'ukuntu ijwi ryanjye ryarakuneze umuntu wawe urumva nakomeza kuvuga nk'umuntu ukiba mu cyaro ikiyo reka ni ukuri kuri mana ese umukecuru ameze ati ya ni ukuri pe nawe simuheruka nimba ari ukubera umujyi wanyohanye rero mwisamire umubwira uti arenda kukuzanira ijipo isimbura yarumbiye ese ndacyayambara ubwo yashyizemo n'ibiraka kumana we kandi ndi Kigali imeze neza ariko ikibazo inzoga narajijute n'ukuri pe nsigaye nsenga n'ukuri ese wowe waba i Kigali udasenga baca bakwirukana ese abanyamujyi bose ko basenga waba ubizi se shaka ibintu twishoyemo ntabwo tuzabishobora pe shaka ibintu by'abasore ntabwo bizavamo kandi urabizi nyine shira ari hanze kandi ari hanze ifuza ariko nafatiranye wa muzamu wo kwa nuze none dore ndatwite yewe nasi ukumbwira ngo nyikuremo kuko ubuzima bw'umuntu nta kintu wamukora hanyuma bari hafi nyine
kukwereka urabona Para bimuna kumunza rugwacu none dore ibintu hariya urabishoboye ibi nabikoze da ariko bidunaniragize dore nimbabura nari nayicanye ari umuntu naringiye gukuriramo inda ye ngo ifite ameza kigoti ugiye kugira ute tukama hasi vuba nta soni ufite umuntu naringiye gukuriramo inda ye ngo isigaye irajya ibiryo byinshi ninda yari afite amadabiri ubwo naringiye kumugabanyiriza kuva ryari ukuramo inda kuva ryari ukuramo inda oya hari n'undi muhungu ubona nabonye ugomba kujya aratera abadamu babandamada b'abagabo bari hasi nanga amazinga ahura nayo abahungu bagira inda abahungu bagira inda oya nari nabonye abahungu bo kujya batera amada bakayatera abadamu b'abantu bagatera abadamu amada urugero ni bande abo badamu ni bande ni abadamu bo mu bipangu cyane cyane umudamu amada buzi ngize ukuri ibintu ushaka kuvuga ibintu uri kuvuga uwo mungu utera amada warangiza ukayakuramo wabaye muganga ryari mbwira witonze ntacyo ngutwara mfite ngewe hari imiti za kabuhari yewe mfite imiti za kabuhari zikuramo amata cyane zikuramo amata mazima abagabo bakaba baragiye mu mahanga bafite n'akazi noneho ngewe kubera ariko bintu ntawukuriwe no kuva kera abakozi b'amata buzi haguruka mbwira neza ndabizi neza wanyumvirije wikwitetiza oya hagarara neza ubona mu nda ya mama banza unyumve ngiye kubivuga ikintu ngiye kukubwira yego ibintu byose navuze ndabizi wanyumvise yego hakagira ijambo rizaguturuka mu kanwa ugenda urimire no mu nda ngo bi nindamuka numvise hari ikintu gisohotse nge nawe nganga kuvuga siko abantu bari gukuramo amata ninde uri gukuramo inda hano mu gipangu hari umuntu uri gukuramo inda no kangwerurire no ngubwira ukuntu ibintu ngubwira banivana no naje kugira nzabiceceke ndinga bibwire bozi gufita amadabi ndireke nanjye nderi ya gatatu utere ndi ya gatatu bayiteye umuntu agira inda zingahe hari ababa bafite ibiri hari n'abandi baba bafite imwe n'ikivune mbese amada nanjye reka nanjye ndere himwe zibindi bintu wambwiye yuko hari abantu uzi bari gutera amada n'abandi bayakuriramo hari n'abandi izo ushaka gutera za gatatu ugenda uzibongeze ikintu nkubwiye ni ikibazo nyumva wanyumvise mu nda hagira uti iryo banga ariho riguma niho kuri takibazo kanihamagarire boss mubwire ikibazo cy'ukuntu umeze telefone nzayikwaka uhamagare boss nereza telefone hano mama rero nawe ibintu ugiye kubinyamba kuzi ko ubwenge bwanjye bwaratanye banze nyumvese nta kuntu nagushakira agatelefone keza telefone ariko ngajya ndashyira ibintu ku mbaraga mbuze bikunda abantu bari gutegwa amata ibyo nibyo uri kumva by'ingenzi ukanyina ugashaka ukuntu uyingurira wamara kuyingurira noneho ukuntu rero bigiye kugenda nanjye nguhe ikibazo mbaho nanjye njya gukunda nde umwana ushaka umwana uzi reba ikindi kintu nsaba basi warangiza ikindi kintu gusa mba 5,000 n'igihumbi kikaba ari cya serivisi 5,000 n'igihumbi muri iyi nzu uko uyibona harimo miliyoni zingahe none ziko ibibazo byaje ari iby'abaganga nabo basigaye barinuba abantu batewe amada ubwo nanjye kuva ubundi baramonyora ukakoreka nigirira akana cyangwa 5,000 n'igihumbi nibyo ako nakandi kana urumva ushaka gusimbura bose ntabwo nagera muri Amerika nyine tubyumvikane ibyo ndi kugusaba bintu
ndetse miliyoni 5 uragira ngo nzikure bakireka naza tuzareka ukuntu tubyaranja ari bo kangwereke kajya ukuntu nigira kongera kwesa amadongo buzima wagiye reka nigira kwesa amadongo n'ubundi ndakunda nikoze mu ubuzima ndamukorera iki koko ase ubundi wacisha ariko ndaje ndebe ukuntu mugenzi abyaza ninjye nawe Magari wa mukozi wo mu rugo ubuzima sicyo kugiye gutinda kunyita Allo. Utashabuze? oya Meze neza? Mu rugo hose ni amahoro? Madama ameze atewe ko namuhamagaye nkamubura. oya mabuja yari yagiye ariko arahamada bagize oya gendi mu rugo da oya mpamvu babuze mabuja hari igihe hari abakozi bagize amada Ngo? Ibyo bintu by'inda zuri kwivugisha nini? Inda yawe urukuzanamo ng'iby'abamabuja ngo bo mu bipangu ngo nawe kamwe akubuze ngira ko kuncyanga. Ngombwa ibyo by'amada ni ibiki? Ntabwo ngende kubimenya ibintu ukumbira. Ni wowe uyifite ni madamu wanjye nawe bamabuja abandi bo mu bipangu byandi uri kuvuga ni bandi sobanura ntabwo uri kubimbwira neza. Amadayo aruko ndakunda waruzuku oya da mutekano mu rugo ni wose ariko boss weho inda yanjye nduyizi inda yanjye yo urayizi ngende ngaho nakagombye no kugira amadabiri ngajya ndatera inda buri hamwe bose hose mabuja ndakibazo cyewe we na Florence bose ndakibazo ndabasore ndabo ibyo byose ndakibazo bose rero urabizi ngenda gukunda rwose ba Florence amata abamabuja si bino bose bako bari kubatera amata kamu mabuja n'umwe bazateye amata oya kundi kututasobanukirwa sobanukirwa ukundu mbese abamabuja bose bo mu Kigali bashobora kubatera amata noneho umukozi yajya aragwa mabuja imbere agashaka noneho kubigurishirizwa n'amatelefoni kandi menzuri ikimana ibintu byabo by'inda buri kumbwira ntunabisobanure ibyo byo nibi. Allo? 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 Buzi? Allo? Aka telefone kura mukozi neza gapfuye. genda ariko hari ibintu nshaka kuzakubwira kanje guteka uzi ushaka ukuntu uzihuta sinongere ndebe uyanze kane cyongera umutekano nzaba ndabimenya nintaha kuko gahunda zimeze.
tunguragenda ako ntabwo wishura kumva neza cyane rwanda ariko ubundi ko n'ubukomanga wagira ngo iki gipangu warakibuze urabona gisa nk'ikiwayi waranakibuze ntiwamenya dore ko inda bakire mu by'imenyane ako ngo waje kazana amagara kandi yabona wowe mabuja ariko banza unazu mbi mpamvu ntasoni njya kukwihanangiriza ese nakoze iki yegeraho gusa ese kandi nakunywera inzoga ngo nzi ko muri inzoga mu buzima bwawe nakoze iki wibagirwa yuko wigeze no kumenyana nawe kandi tuziranye n'ukuri aguze nimba twararyamanye aryame mu biro njye wese gato wambonye wikare umbwira ikibazo gihari aguze mereza telefone yawe hano kuko umuntu yikurira iki ubona gukingura iza kuri telefone yawe hari ikindi ndi hano uri kugeze hano ubundi ninde ariko se mereza kuri telefone yawe hari ikindi mpano ariko ntwitware basi yenda kubonye ngira ngo niburaze twongere dushirane urukumbuzi ahubwo rero nkakubwire wari unameze neza ariko ikibazo cyabaye nicyo utari fatwa ibyawe wibagirwe ko wigeze kumenyana nanjye ikigoryi ese kukwahakana ko fatwa telefone yawe ukabona nkarunzwe hasi fatwa se ibyo ufata ngaho ureka nkwereke basi inshuro imwe yonyine ufite ikibazo cyane nicyo tubyibagirana uri kwivugisha amagambo ese yangura inzoga z'amafaranga ariko urabona ntacyo imyenda y'ubuzamu sinayivuyemo imyenda y'ubuzamu nyine nibwo ushoboye nta kindi no oya nayikuye muri inda yanditse kandi inda yandi andenye wumvaga se uri kurongora uri kuroha mu mugezi nta n'isoni ufite ufite ikibazo cy'inda bareka nkwereke noneho ufite ikibazo cy'inda ndaguha inama ebyiri kandi urakuramo inama nzima se ugira ndayifite rekuye ubero n'ubundi ikibazo ufite sinda sibyo hanyuma kamwereke inzira tubicishamo utankoraho vuga ibyo uri kuvuga kugira ngo bikemuke ikintu cya mbere ngiye kukubwira kumva barumva ntukemere iyo nda n'ubundi umuntu avuka afite inda urumva ndakubwiye ngo genda wibagirwe ko wigeze kumenya nicyo naje kugusana ariko usangire kumpamagaza undazi ijoro inama ya kabiri niyi nimba ufite inda urumva iyimenye itware ubundi ugenda amahoro nsigara ayandi hari icyo nibwo yitwara yego rwose ugahabwa akato kandi ndakwiyama ariko noneho jumweya ukuntu twahuye twishimye nta n'ikibazo dufite none oya na bose afite inzu sinzu ndakwiyama kandi iwacu ndakwiyama iwacu twubatse nawe reba inzu y'amabati atanu kandi wowe wagira ngo ibati rimwe bigakura ariko ndakwiyandangije uzongera ko gusa wibuke ko ntazakwibagirwa ariko niba nimero yanjye hariyo niyo waba warafashe mu mutwe uzanzanira ikiroso nsigaye nyikorotema wanyumvise ndakwiyamye ntabwo ukingura bikagira nawe nari mbonye abashyikira nabaje kuresha umutwe uje gukura nari muteye uko nzi ko nayiteye umwe yashiranye ubu nongeye gutera undi muntu indara ubundi hataza n'abayora ibishingwe bambaza amafaranga ntayanywereye umugabo we uriya mugore ni umufande reka reka yewe natawe none nubambire nkwerekeza inagiye kumusana n'uwazamu ndapfuye weze mbe nakura iwacu mbanze mbabwire ukuntu byagenze mama banshakira isanduku igiye mu cyaro bakiri kareta mba byakaye nonez'umwumva hari ikindi gisubizo waguma muri ino kigali wazamushyikira hehe kari nkayo yose wasobaza umutwe nyine imodoka yabyara umurambo wabizeho
ukore ahubwo urakoze kubunyirira ubwo ugiye mu nshuti zanjye mu gihe ntarapfa yuko reka mbenye